Hello Azimbaraga Thierry ngiye kubabwira kuri housekeeping uno munsi. Housekeeping akora iki? Housekeeping cyangwa housekeeper, housekeeper ni umuntu uba ushinzwe gutegura ibyumba by'abakiriya. Icyumba cy'umukiriya kiba kirimo ibintu byinshi cyane kandi bikeneye umutekano, kandi umukiriya ntabwo agomba kurara mu cyumba kurara ku mashuka yarayeho cyangwa se mbese niba cyangwa ugomba guhindurirwa buri munsi ibyo yarayemo. Umukiriya aba akeneye isuku. Rero housekeeper icyo aba ashinzwe ni ukugenda buri munsi agahindura amashuka y'umukiriya, akareba niba umukiriya afite ibyo kumeswa akabimumesera, akabijyana muri laundry ntabwo ari bimesa, cyangwa se akanabimesa bitewe n'ukuntu aho hantu hameze, hanyuma agakoropa icyumba, ariko ibyo byose abikora umukiriya ntawe urimo. Umukiriya aba yasohotse, ko akenshi ku miryango y'abakiriya haba handitseho niba umukiriya arimo cyangwa atarimo, akenshi na kenshi biba biriho. Ubwo umu housekeeper aragenda akamuhindura amasabune, akareba ko amasabune akirimo, akamasume, akareba mu tubati haba harimo ibyo kunywa, akareba niba bikirimo, akagenda amuhindurira. Ariko icyo gihe ibyo byose bikorana na reception kandi na restaurant, kuko haba hagomba kumenyekana ibyagiyemo n'ibyavuyemo, kugira ngo umukiriya najya gusohoka kuri reception amenye ibyo bamwishyuza. N'iyo habaye room service, umuseriveri yagiye yamujyanye nk'ibyo kurya cyangwa ikindi kintu, bimenyeshwa kuri reception kare direct, kugira ngo bashyire kuri facture umukiriya azishyura asohotse muri chambre. Rero housekeeper ni ugukorera umukiriya isuku icyumba araramo. Murakoze. Kuri housekeeper reka tuvuge ibi ngibi.